twongeye rero kubaramutsa nanone muri rwa rugendo rwacu aho tuvuye i Kigali Gasabo twerekeza Rubavu. Hano rero tugeze ni ku ibuye rya Bagenge, ahangaha akaba ari mu cyahoze ari mu Kibari, hanyuma ariko ubu ngubu ni mu karere ka Gakenke. Ibuye rya Bagenge rero rivugwaho byinshi bitandukanye, ariko nk'uko amateka tugenda duhuza abivuga, bavuga ko iri buye mu kuza kwaryo ngo ryaje ribungera cyane cyane hejuru, ngo rikagenda hejuru mu kirere, ariko ngo ryagera ahantu hari abahinzi bageze igihe cyo kurya uruhisho, impamba, ngo rikajya ribatesha impamba yabo, rikagira rite ngo rikabazonga. Bigeze aho rero rikomeje kubazonga, akaba ngo hari umugabo witwaga Bagenge, bakavuga ko ari irye. Ubwo ndaza kubabwira ko babivuga ukwinshi gutandukanye. Abambere bavuga ko ryazaga rikirwa rigenda rikazonga cyane cyane abahinzi igihe babaga bagiye kwirira impamba. Abandi bakavuga ko hari uwitwa Bagenge wari umuhinza muri aka gace, ari we warizanye akarikoresha iyo mihango ye rikazengereza abantu bo muri aka gace. Abandi bakavuga ko iri buye rya Bagenge ku gihe cy'umwami Ruganzu Ndori wa kabiri aribwo ryaduka rero rizonga abantu baha, ngo baza kumutuma rero baramubwira bati hari ibuye ryazonze abantu mu Kibari. Niko kuza abwira uwo mutware witwa Bagenge atuzancukurire umwobo. Bagenge ngo aracukura ubu ngo riri hasi kure cyane. Noneho Ruganzu ngo araza riri kubuyera mu kirere aha, ngo abanza kubwira Bagenge ati va mu mwobo mwereke uko ndishyiramo. Bagenge ngo ntiyabyumva, ari kure cyane. Ruganzu ngo ari kubita umugeri ramanuka ryikubita hejuru ya Bagenge, ngo ubu ngubu bamwe bagatekereza ko Bagenge ari mwo munsi iriya ibuye ryamugiye hejuru, ariyo mpamvu bari mwitiriye. Abandi bati ahubwo ni Bagenge uwo muhinza wari warazengereje abantu warizanye. Abandi rero bakavuga bati ryarigenzaga nta wari uzi ibyaryo. Rero ibuye rya Bagenge riri iwacu mu majyaruguru, mu karere ka Gakenke. Hanyuma hano bavuga yuko hariho amajanja n'amano y'imbwa za Ruganzu n'ikirenge cye, ntabwo nyibona neza, hari nuko basigaye bahicara cyane, ariko murabyumva n'ibyo nababwira ku ibuye rya Bagenge. Ubwo muzumva amateka atandukanye, ariko hamwe bazavuga yuko Bagenge uwo baryitirira ryari iryo akarikoresha ayo guhoza abantu b'inanga babuze umutekano. Abandi bati yari umuhinza w'ahangaha, hanyuma Ruganzu Ndori amutegeka gucukura umwobo kugira ngo azarishyiremo, ngo arikubita umugera arabwira ati nta buye ribunga mu bantu. Hanyuma bakavuga ko baryitiriye Bagenge kubera ko atabashije kuzamukamo munsi, ahubwo rikamugwa hejuru ngo akaba akiririmo. Rero niba ari ibitekerezo, niba ari imigani, niba ari igenekerereza, ntago mwandenganya, ariko ngibyo iby'ibuye rya Bagenge. Murakoze. Aha ari iwacu mu majyaruguru mu karere ka Gakenke. Ubwo turakomeje tugiye n'ahandi, babwira yuko mbafitiye noneho no yarumye gihwa nayo ni muri aka gace ka Gakenke, muri aka gace kera kitwaga mu Kibari. Aha tugeze naho ni mu Kibari. Aha tukaba tugiye kubabwira iyindi nsigamigani yabereye inangaha mu Kibari naho. Ubwo ahangaha turacyari muri Gakenke. Abareba hakurya iriya barabona ko ari Nemba, umusozi muremure tubona hakurya ni uwitwa Kabuye, ni umusozi wa Kabuye.
ahangaha rero insigamigani tugiye kubabwiraho ni iyitwa iyarumye Gihwa cyangwa se iyarumye Gihwa. Yakomotse rero ku mugabo Gihwa wari umuhinza watwaraga ahangaha mu gihe cy'itabaruka rya Ndahiro Cyamatare. Uwo mugabo rero witwa Gihwa, ubwo Ndahiro Cyamatare yicwaga ngo yaraganze, ahita ngo aca itegeko, aravuga ati rero bantu banjye ntihazagire umuntu wongera kuzana amasaka ngo aje kuguranisha amashaza inaha, ntazagire n'umwe. Bati se tuzajya tubigenza dute? Ati nimuzajya mubona umuntu uzanye amasaka kuguranisha amashaza, mujye muyamwambura mu mureke yigendera, ariko niyanga agatera induru mujye mumunzanira mutegeke. Uzi ikintu uwo muntu witwa Gihwa yabategekaga? Ngo yari afite ubuhanga mu kintu bita kurumana. Ngo wateraga hejuru bakamukuzanira akakuruma ugataha noneho uvirirana. Noneho rero urumva mu guhinga amashaza ntabwo byari biriho muri uru Rwanda, mu Rwanda rwose. Ubwo tuvuze abo mu Nduga, ab'i Bwanacyambwe, abo mu Buganza, tukavuga za Bwanamukari, tukavuga ntabwo bahingaga amashaza, ibyo byaje nyuma. Bo bihingiraga amasaka, noneho bakaza baje kuguranisha amasaka bakabaha amashaza. Nuko rero iryo teka rirahama, umuntu wese ujina bakamufata bakamwambura amasaka ye, amashaza ntibayamuhereze, nuko birabayobera. Rimwe rero ngo bicaye hariya hitwa mu Bwanacyambwe, hitwa i Busasanzobe, ngo baraganira bati tubayeho gute ko tutakibona amashaza, bigende bite kandi ntako ntayahahingwa. Arabaza ati se byagenze bite? Ati hariya noneho mu kibari hadutse umugabo witwa Gihwa, ye ujyana amasaka ushaka kuguranisha bakagufata bakayakwambura, watera hejuru akakuruma amaraso ugataha ashoka. Rubango arababwira ati ibyo nabyo reka nze nzakibakemurira. Uwo mugabo witwa Rubango rero akaba umugabo wariburiwe, yari yarakoze ari umushumba azi kuragira, ariko noneho ngo ari umuhanga mu gukura inyana amahembe. Kandi murabizi gukura inyana amahembe n'ubundi bakoresha iki? Amenyo. Ngo rimwe rero arababwira ati mushakira abagabo babiri beza bamerekeze tugende twikorera amasaka tujye kuguranisha. Rero ngo yaraziranye n'abantu benshi mu mpugu, kuza kuva bya Bwanacyambwe Buriza ukaza, ngo noneho we bakundaga kugenda nijoro ku manywa bagacumbika, bakagenda bacumbika. Benda kugera Kibari rero hafi ahangaha, ngo arababwira ati noneho mureke ducumbike tuza kugenda ku kirengarenga, ku buryo noneho ngewe ndagera kwa Gihwa bwije inka zitaha cyangwa bakama. Ati ngiye n'ahandi shaka kuguranisha, ndaguranisha ahantu bita kwa Gihwa iwe mu rugo. Nuko ubwo rero bugorobye bikorera amasaka, baragenda bageze ku irembo kwa Gihwa, bati abaha mugira umwami, barabikiriza bati muragenzwa n'iki? Bati dufite amasaka turaguriranisha amashaza. Bati uravuga ibiki? Arabwira ati ngiye mfite amasaka narinje kuguranisha amashaza. Bati ariko ibintu urimo kuvuguza aho ubivugira? Ngo baragenda babibwira Gihwa mu gikari, barababwira ati munzanire uwo mugabo wigize ishyano. Baragiye baramutwaye, abwira bagenzi bari kubwo, urumva hari mu kajoro gato utangiye guhumana, abwira mugenzi ati mwe bagenzi be babiri ati musigara, ubundi ninza niruka namwe mwe mugize mute mufumyemo duhite twiruka. Nuko sibwo bagize batya, Gihwa bakurubanye Rubango baramukurubana, Rubango baramujyanye bamugejeje imbere ya Gihwa. Gihwa ati urashaka iki? Ngo aramuninira, araceceka, arongera aramubaza turashaka iki? Aramuninira ati ni mumunyegereze. Ngo baramukurubana bamukubita inki bamwegereza Gihwa. Gihwa ngo baramufasha mujombya amenyo ku mukamba w'indanga, ngo aramuruma, ariko Rubango ngo ntiyakoma. Abandi bataha reka gutaka, reka kuboroga, ati mukanyura nahebeba. Gihwa yakurumye, Rubango ngo araceceka. Ngo haca umwanya rero
Rubango aragumya aramuruma kuri uwo mukamba w'inda, nako Giwa agumya kuruma Rubango kuri uwo mukamba w'inda. Haciye akanya rero Rubango wawe wariburiwe gukura inka amahembe ngo baramusingiriye, amushinga amenyo ku ngusho, ubwo ni ku gikanu. Noneho Giwa bari gutangira gutaka, ariko yataka abandi bakagira ngo ni Rubango utaka, ngo aramuruma agize atya akura n'indiga yari afite ku kizigira, ubwo ni icyuma, ayikura arayimutera, undi baraguye, baratabaye. Rubango asohotse yiruka, abo bari kumwe barirukanka, abandi baratabaza, ariko abandi bari bandurutse kare cyane, abandi bararira Giwa wabo, buracya barashyingura. Noneho kwa kundi Giwa yarumye Rubango ntatake, abandi shinyiriza, ariko mukanyura boroga n'ukuntu. Noneho abandi batabaye amajije kumugusha, bati bigenze bite? Bati umuntu w'ibwana cyambwe ari umunyagiwa, none arahwereye. Nuko bikorera iyo ngiyo, bibi inkuru, babona umuntu wenda ubabaye ntakome cyangwa se agashinyiriza, nibwo bagira bati uyu muntu yarumye Giwa. Kuruma Giwa rero ni ukubabara ntukome, ugashinyiriza rwose, cyangwa se bakakubwira ukaninira ntihagire ijambo usohora, nibwo bavuga ngo naka yarumye Giwa. Ni byaturutse rero kuri uwo Rubango na Giwa, uwo muhinza twavugaga w'inaha, nyuma y'itanga rya Cyamatare, Ndahiro Cyamatare. Nababwiye kuri ya musozi ari wa Kabuye, mbabwe imbere Kazanemba ahangaha, ubwo hirya iyo ngiyo handi twanyuze ku kirenge, nako ku ibuye rya Bagenge mu Gakenke, ukomeje no hirya iyo ngiyo wagera ku Rugezi kwa Babasebya ba Nyirantwari, naho tuzagera aho ngaho tuhabagerere tuhababwire. Ubwo twagira ngo tubabwire kuruma Giwa icyo ari cyo, ni ugushinyiriza ugahora ukaryumaho, kandi wenda ubabara cyangwa se ufite igisubizo.